Aramutse neza, umeze mute? Bongeye kubaha ikaze abadukurikiye kuri Ishuri TV. Ishuri TV ni ikigo cy'ikoranabuhanga kibagezaho amasomo n'ibiganiro bitandukanye. Amasomo muri Basic Electronics and Advanced Electronics, aho twiga ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kwiga isomo twateguye kubigisha uyu munsi. Abazadukurikira online mwese tubaha ikaze muri iri somo uyu munsi. Abo turi kumwe namwe tugiye kugendana muri iri somo, sibyo? Twatinze gutangira ho gatoya ariko ndibaza nta kibazo. Umwanya muto tugiye gukoresha turaza kubyaza umusaruro. Mwandike ibyo tugiye kwiga, ibibazo mugira muraza kutubaza, kugira ngo n'abari online cyangwa bazadukurikira kuri YouTube bazagendere ku bibazo byanyu, kuko ndaza guhita mbisubiza nyine turi live muri iki kiganiro cye muri iri somo, sibyo? Barabinyemereye ko muri bumbaze ibibazo, kuko nimutambaza nanjye ndaza kubabaza, kandi umuntu umaze kwigisha ubwo mubajije agatsindwa cyaba ari ikibazo. Tuze kugendana rero. Uyu munsi tugiye kwiga iki? Tugiye kwiga kuri motherboard za televiziyo. Ejo mu masomo twize twabonye ibice bitandukanye bya televiziyo, si twabibonye? Muri ibyo bice twabonyemo na motherboard cyangwa se icyo twita amakarita ya televiziyo. Twabonyemo ibice bigiye bitandukanye. Ndibaza muri kubyibuka ko twabyize ejo, sibyo? Muri bya bice rero byose uko ari 8 twabonye ko televiziyo kugira ngo ibe iri gukora neza nuko ibyo bice byose bigomba kuba biri gukora neza, kugira ngo televiziyo nyine ibe yuzuye. Nimba ari stand, TV stand igomba kuba imeze neza. Nimba ari remote control cyangwa telecommand igomba kuba imeze neza. Nimba ari backlight bigomba kuba bimeze neza, kugira ngo nyine televiziyo ibe imeze neza. Umusaruro wa televiziyo nuko tubona icyo twita video cyangwa se amakuru mu buryo buri visuel, mu buryo buboneka, sibyo? Either ushobora kuba uri guplayinga video kuri flash, uri gukura amashusho kuri YouTube n'ahandi, cyangwa se bashyizeho na external device nka decoder n'izindi, ariko umusaruro wa televiziyo ni biriya ibiri kuguha. Kugira ngo rero ubone amashusho mazima, video, iyo tuvuze video ni amashusho ari kumwe n'amajwi, sibyo? Kugira ngo ubone amashusho mazima nuko bya bice byose twabonye kuri televiziyo bigomba kuba biri kugira gute, biri gukora neza. Ubwo ibyo bice byose bigomba kuba bimeze neza. Screen ikora neza, amakarita akora neza, amatara akora neza, speaker zikora neza, kugira ngo televiziyo ibe yuzuye. Tudatinze rero uyu munsi tugiye kwiga ku makarita. Amakarita ya televiziyo ari mu bwoko bugiye butandukanye. Nkuko muri kureba aha ngaha ku meza dufite ubwoko bwinshi butandukanye bw'amakarita. Turaza kuyakarasa rero cyangwa turaza kuyashyira mu miryango itatu cyangwa mu byiciro bitatu, sibyo? No kuvuga ngo buri karita ya televiziyo yose hari ibice by'ibanze igomba kugira, sibyo? Nkuko twagiye tubireba muri za project tumaze iminsi twiga hariya, twabonye ko circuit yose igomba kugira input part, ikagira processing part, ikagira na output part, sibyo? Ikarita rero ya televiziyo nayo ni circuit, sibyo? Twa tu component tumaze iminsi duterateranya turi gukora ibintu runaka, ni circuit twakoraga. Iyi rero nayo ni circuit, sibyo? Ni circuit ikoreye kuri iyi PCB nyine, printed circuit board, sibyo? Circuit rero ikorwa bitewe n'icyo bagambiriye cyangwa se uyikora icyo agambiriye, sibyo? Iyi motherboard rero tugiye kwigaho nayo ifite ibice bitatu. Hari igice cya input, hakaba igice cya output, hakaba n'igice cya processing part, sibyo? Izi karita zose nk'uko muri kuzireba aha ngaha, ibyo bice birimo. Ubwo ibyo bice uko ari bitatu ndibaza ko mwabyumvise, sibyo? Sinze kubibabaza ngo bize kubananira. Ndetse nimba hari n'ibyo mutumva mushobora kuza kubinota mukaza kubimbaza kugira ngo musubize n'abazadukurikira online nabo bazabyumvireho, sibyo? Turaza kuzishyira mu miryango itatu rero. Umuryango wa mbere ni ikarita zikoranye na power supply, zikaba zikoranye na booster. Ubwo ibyo biri muri bya bice twabonye ejo. Twabonye amakarita, hari igice twise ngo amakarita. Mu makarita twabonyemo power supply, twabonyemo booster, tubonamo na main board cyangwa se icyo twita carte mère cyangwa se motherboard muri rusange, sibyo?
ubwo rero umuryango wa mbere turi bukarasemo amakarita ya televiziyo. Umuryango wa mbere ni ikarita ikubiyeho power supply ikagira na booster, sibyo? Ubwo ni main board iriho ibyo bice uko ari bingahe? Uko ari bitatu. Hari iyo main board, hakabaho iyo power supply, hakabaho na booster. Turaza kureba kandi umuryango ubarizwamo amakarita adafiteho power supply, sibyo? Hari amakarita noneho adakoranye na power supply. Power supply ntago iriho kuri ayo makarita, ndetse nta na booster iriho, sibyo? Booster ni iki? Ni igice cyatsa amatara ya televiziyo. Kugira ngo rwa rumuri turubone muri televiziyo nuko haba hari igice cyakije ya matara, sibyo? Ubwo rero umuryango wa mbere tuwusanzeho ikarita iriho power supply ikabaho booster, sibyo? Umuryango wa kabiri turawusangaho ikarita idafite power supply, idafite na booster, ibyo biza ku ruhande. Umuryango wa gatatu rero turaza kuwusangamo amakarita afite power supply, akagira booster, akarenga akagira n'icyo twita T-con cyangwa se carte logique, cyangwa se ikarita ihuza motherboard ndetse na screen. T-con izo wenda ntabwo ndazibigisha, ariko mugomba kubyumva. Carte logique cyangwa se T-con ni igice gihuza motherboard ndetse na screen. Harimo ababizi, harimo abazizi nazigishije. Nawe nari kwigishije, nari kwigishije ndabizi, sibyo? Ariko wenda we ntabwo urayiga. So ubwo tubonye imiryango ingahe? Imiryango itatu tugiye kureba muri aya makarita yose twashyize. Hari ikarita ifite power supply ikagira na booster, sibyo? Hakaba ikarita idafite power supply ntigire na booster. Tukagira ikarita ifite power supply, booster ndetse na T-con, sibyo? Izo karita rero zirimo muri iyo miryango yose mvuze aha ngaha. Muri iri somo kandi turaza kubereka power supply. Ubwo nituza kuvuga amakarita adafatanye na power supply, niyo mpamvu twateguye n'ama power supply kuza kubereka uburyo hari motherboard nyine cyangwa se ikarita ibyo bitaba biriho ariko biza ku ruhande, sibyo? Aha, amakarita ubwo ngubwo murabyumvise, sibyo? Iyo miryango yose turaza kuyirebera hamwe. Hanyuma rero iyo tuvuze ngo TV motherboard cyangwa se TV mainboard, murabyumva ko ari ahantu ha processingirwa cyangwa se hatunganyirizwa byose televiziyo ikenera kugira ngo itange amashusho. Niyo command, niyo control, sibyo? Nkuko yitwa mainboard cyangwa se nkuko yitwa donc niyo ifiteho processor ikontrola bya bice byose bisigaye, sibyo? Ibyo rero bihesha ubushobozi bwo ubwo twabonye ibice bitatu ziherereyemo, sibyo? Kwa guprocessinga, muzi ko amateleviziyo nyine atandukanye bitewe brand design, sibyo? Ubwoko bwa televiziyo n'uburyo iteyemo. Ari nayo mpamvu nyine twabonye ko hari amakarita tuzasanga afatanye na power supply, ayandi tugasanga adafatanye na power supply, sibyo? Hari ikibazo umuntu ashobora kwibaza. Televiziyo ya puse 32, ikarita yayo ikaba iri muri wa muryango ukubiyemo power supply, booster ndetse nyine na motherboard muri rusange, sibyo? Motherboard iriho power supply ikabaho na booster kuri 32. Tukaza gusanga iyindi karita imeze gutyo ikora kuri 43. Ibyo bintu ushobora kwibaza ngo wabitandukanya gute, cyangwa se ibyo bintu byombi byakorana? Ibyo ngibyo nabyo turaza kubireba muri iri somo. Hari abantu wenda bashobora kuba babyibaza. Umutekinisiye, umuturage amuzaniye televiziyo yapfuye, motherboard arabipimye abona ko motherboard yapfuye, yari 32. Ariko mu makarita afite hari ikarita imeze kimwe 100% nk'iyo ngiyo yapfuye, ariko yayishyiraho ntikore. Akibaza ngo kubera iki izi karita zimeze kimwe kandi no kubasha kwaka ariko ntibashe gukorana n'ino televiziyo? Icyo nacyo ni ikibazo turi buze gusobanukirwa muri iri somo tugiye kugendana, sibyo? Ibyo ngibyo turaza kumenya impamvu. Ibyo ngibyo turaza kumenya impamvu amakarita ashobora kuba ateye kimwe ariko ntakorane kuri televiziyo zigiye zitandukanye. Turaza kumenya ngo iziri
HD, iziri Full HD ndetse n'iziri 4K.